mu mibabaro yawe harimo no kuzajya ugenda wiba ari byo bizagukiza kwibuka ibihumbi 2 umuntu ufite amaboko ufite ubwenge ufite imbaraga uko nari mfite ikibazo kinkomereye cyane kandi kubona nabundi buryo kirakemura ukagikemura wica icyabandi se wese warazi guteka bira 2 bitari bumukemurira ikibazo cye mabuje ariko ndi gusaba imbabazi kandi nzi neza ko ibyo nakoze nta kindi gihe nzongera kubikora byambereye isomo igihe maze ndi hanze kirahagije kuko hanze ahangaha ndababaye meze nabi Kayo mbere uko ukora ikintu byubanza utekereza ingaruka zacyo nta kintu na kimwe kitagira ingaruka yaba nziza yaba mbi buri kintu cyose kiba gifite ingaruka ikindi Imana ishimwe ko nibye tukabona ikintu duheraho tukwirukana wari umaze gufunga umutwe wari umaze kwigira nkaho uri engineer muri chantier mbese wari warigize nka uri boss nkavuga ukavuga ariko mbabarira nukuri ntabwo bizongera kandi ubu narize ubuzima bwo hanze bwarayingishije niburi byumweru 2 maze hanze maze kubona ko kugira nabi no kugwa nabi nta nicyo bimaze Kayo taha uyu munsi nta mbabazi mfite nejo ntazo nzaba mfite nta nubwo nteganya kongera kuzigira haguruka wineranya n'Imana njyewe ari kumfukamira ndakwiginze mbabarira haguruka Kayo haguruka hagarara base mbabarira mabuje uzi n'ubu narakijijwe nukuri narakijijwe kandi koko nagiye gusenga ubu ndi umukirisitu na n'ikindi kintu cyaneranya n'Imana kandi n'ingaruka no mu kazi nukuri nzabinanga rugero ku bandi umuntu ufite ubwenge buzima bukora nigute utinyuka ukiba ibihumbi 2 waje gukorera arenga ibihumbi 4 nari mfite ikibazo kandi gikeneye gukemurwa ku kanya mu bye hanyuma nigute watekerezaga ko Nsabi atarafite ikibazo cyo cyari gukemurwa nari amafaranga 2,000 ndi ikibwa ndi igicucu ndi ikigorye nta bwenge ngira ndi ndindagiza ariko mbisabiye imbabazi mu mbore nako nzongera buri kimwe cyose kibi nakemera kucyitwa ariko mukambobera mukankura iki nukuri mukangarura mu kazi naho ingeso n'ingeso yaraci kandi kukubwa ko nagiye mu rusengero nkaba umuntu mushasha narize nize kubana n'abandi nukuri nzabinanga rugero mu bandi bakoze ndakwiginze iri bya mbere n'irya Kayo uzika akantu gato gashobora kukubuza amahirwe nukuri narabibonye ntago hakuraga amafaranga gutunga none se ibihumbi 2 nigute byari bigiye kukubuza akazi usibye ko ngiyewe turi kuvugana ubu ngubu nta nimbabazi naguha kuko singiye wakoshereje mu mbabarire babye genda ujye gusaba Nsaba imbabazi kuko ubu uramugabo uri kubona arama imbabazi koko none nusikari wowe umuyobozi cyo wavuga ko nta muntu numwe wakirenzaho ikindi kintu wambabari ukangarura mu kazi kuko nawe ndabizere ko nayabyanga nta kazi nakugaruramo kuko icyakwirukanishije n'ubundi kiracyahari genda usabe Nsaba imbabazi namara kuziguha uzungira icyo muvuganye ari hehe aho utazi ni hese hano basi mwakure musabe imbabazi turi kumwe wenda nawe umfashe kugira ngo abyumve igitondo cyiza kuri wowe unkurikiye muri aka kanya amahoro y'Imana akomeza bane nawe waba uri uburengerazuba amajyepfo amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali ngo wayikaze mbere yuko dutangira iki kiganiro cyacu reba nimba warakoze subscribe maze uyikore kugira ngo dukomeze tubane neza mu biganiro bitandukanye bigiye kuzaza biza buri munsi buri gitondo nkuko mubizi tufata umwanya tukaganira uno munsi rero tugiye kuganiraho ni ya film yacu The Contract nk'ibisanzwe ni muzaye kugumana gasegege ntawangwa na bose ugiye kubagezaho iki kiganiro ndagusaba kugira ngo ugumeho wumve neza icyo nshatse kuvuga uno munsi kubera yuko ibintu biri kugenda bigera ahantu hakomeye cyane ku mpande ebyiri tujye kuvuga ku nkunde ebyiri zonyine gusa ntabwo tuza kubatinda cyangwa tuza gutinda ni inkunde ebyiri tujye kuvuga urukundo rwa Nsabi ndetse n'urukundo rwa Nyambo na Kiramane nibo bonyine tugiye kuba twagarukaho cyane reka twifashishije ijambo ry'Imana riri mu migani ibice 2 tuve ku murongo wa mbere maze dusome twumve icyo bishatse kuvuga ese bihurira he na film yacu ese ninde uzaba uri kuvugwa ahangaha tuvuge ngo mwana wanjye niwemera amagambo yanjye ugakomeza amategeko yanjye bituma utegera ubwenge amatwi umutima wawe ukahuburira kujijuka niba uririra ubwenge bwo guhitamo kandi ijwi ryawe ukarirangurura urihamagaza kujijuka ukabubasha nk'ifeza ubugenzura nk'ugenzura ubutunzi buhishwe nibwo uzamenya kubaha Uwiteka icyari cyo ukabona kumenya Imana Uwiteka niwe utanga ubwenge mu kanwa havamo kumenya no kujijuka abakiranutsi agakiza abagendera umurava ubabera ingabo kugira ngo arinde amayira y'imanza zitabera kandi atunganye inzira ze
z'abera be, niwo uzamenya gukiranuka n'imanza zitabera no gutanga ndetse n'inzira zose zitunganye. Nuko ubwenge buzinjira mu mutima wawe kandi kumenya kuzanezezwa ubugingo bwawe. Amakenga azakubera umurinzi, kujijuka kuzagukiza, kugira ngo bagukure mu nzira y'ibibi no mu bantu bavuga iby'ubugoryi. Nibwo bareka inzira zitunganye bakagendera mu nzira z'umwijima. Banezezwa no gukora ibibi kandi bakishimira ubugoryi bw'abanyabyaha. Bagendera mu nzira zigoramye bakaba ibigande mu migenzereze yabo. Nuko uzakizwe umugore w'inzaduka ndetse n'uw'inzaduka usheshyenga amagambo ye. Ni ukuvuga ngo rero nk'ibisanzwe filimi yacu ibigenda ishingiye kuri Bible, niyo mpamvu uyu munsi twahisemo kubabwira uno murongo uri mu Migani ibice bibiri uturutse ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 16. Ni ibyo ngibyo bivugamo. Ni ukuvuga ngo ahangaha rero impamvu tutangiye gutyo nuko tugiye gusesenguriza inkunda ebyiri, urukundo rwa Nsabi reka bari rwo tuza guheraho cyangwa duhere ku rwa Kiramani na Nyambo, ariko nta kibazo zose kubera ko tuza kuzivugaho, reka duhere ku rwa Nyambo na Kiramani. Ni ukuvuga ngo uru rukundo n'urukundo rusunitswe rushyigikiwe n'amafaranga aba bantu babiri umwe muri bo afite, ndetse nayo umwe yamaze kubona kuri uyu nguyu wundi. Ni ukuvuga ngo amafaranga Kiramani afite niyo ari gutuma urukundo rwiwe rugenda nk'uko biri kugenda muri kubibona namwe, kubera yuko Nyambo yifuza yuko uru rukundo rutakamucitse bitewe n'ubuzima bwiza, dore yuko afite inshuti ziwe zimubwira gukora ibyo agomba gukora. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi iyo usomye iri jambo ry'Imana ukabireba neza usangamo ahangaha harimo umuntu ufite amashyeshyenga uri gushyeshyenga uwundi, nk'uko umurongo wa 16 bavuga ngo nuko uzakizwe umugore w'inzaduka ndetse n'uw'inzaduka ushyeshyenga amagambo ye. Ni ukuvuga ngo ahangaha hari ibintu bibiri turi gushaka kuba twakumva. Ni ukuvuga ngo yuko izi nkundo zose uko ziri ahangaha n'urukundo rumwe rutari gushoboka ndetse n'urundi rukundo rutari kugenda neza. Narababwiye ngo urukundo nimba ari umurima, reka twifashishe igitabo twifashishije igitabo cya Matayo ibice 13 maze turebe icyo bigiye kutubwiraho ku bijyanye n'urukundo. Nidusoma Matayo ibice 3 maze tukaza ku murongo wa 3, guhera ku murongo wa 3 tukageza ku murongo wa 8, turahita dusanga ijambo rivuga ngo abigisha byinshi abacira imigani, aravuga ati umubibyi yasohoye imbuto akibiba, zimwe zigwa mu nzira, inyoni zirazitoragura, izindi zigwa ukara kadafite ubutaka bwinshi. Uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure, izuba rivuye ziraraba, maze kuko zitari zifite imizi ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arakura araziniga. Izindi zigwa mu butaka bwiza, zera imbuto imwe 100, indi 60, indi 30, bityo. Ni ukuvuga ngo rero impamvu tubizanye gutyo ni ukubera yuko urukundo turufata nk'imbuto, naho abantu babiri baba bagiye gukundana rero tubafata uko ari abantu bagiye gubivuga iyo mbuto. Ni umuhinzi ugiye, ariko muri aba bantu 4 cyangwa 2 bari guhinga, nituvuga 2 nuko tuzaba tuvuze couple ebyiri. Umwe afite imbuto ziwe ashaka kubiba, undi nawe akaba afite izindi mbuto ziwe ashaka kubiba, ariko izo mbuto ashaka kubiba rero ntago ziri kugenda zimera neza, ahubwo ziri kugenda zimwe ziri kugwa ahantu, izindi zigwa ahantu, izindi zigwa ahantu. Ni ukuvuga ngo impamvu turi kuvuga guhuza inkundo zishobora kuba ari nk'imbuto zaguye ku kara, ariko imbuto zikamera, ariko nyuma yo kumera zikuma. Ni ukuvuga ngo igihe kimwe uzisanga Nyambo urukundo rwiwe na Kiramani rwabaye urwango rukomeye cyane, batangiye guhigana kugira ngo umwe muri bo
bitewe n'umubabaro yaba yarateye undi bigende, ariko nubwo bwose tubona Kiramani ari umuntu utuje ufata ibyemezo kandi agashyigikira icyemezo cya mugenzi wiwe, ariko haba harimo ikibazo gikomeye cyane umuntu ucecetse utagaragaza amarangamutima we, utagaragaza n'uruhande rwe kote febure yiwe, usanga akenshi na kenshi biba bibi cyane, ndetse bigatuma hari ibindi bintu byakangirika mu rukundo, cyane cyane imbere yiwe, muri ina yiwe, nimvuga ina wumvemo ndani muri we, mu bugingo bwiwe. Ni ukuvuga ngo uyu Nyambo nawe ashobora kuba ari kugenda mu rukundo akamera nk'iyo mbuto iguye mu mahwa ikamera, ariko nyuma yo kumera iba yabonye imvura, iba yabonye ibindi byose n'ubutaka burebure, ariko ikabura aho ihumekera. Nyambo nawe bitewe n'uko bamaze kumubeshya yuko umugabo we yamaze kubona undi mukunzi, ariko ntago azi icyo umukunzi wiwe ariho, nuko umukunzi wiwe yamaze kuba akunda undi, ariko ntago ari kwamukunda neza, ahubwo we aracyagenda aracyagenda nka Nsabi, ari kwirinda ayo magambo. Nk'uko uno murongo wa 16 uvuze ngo nuko uzirinda umugore ushyeshyenga, Nsabi nibyo arimo, ari kugenda umutima wiwe awutaka kugira ngo umuhereze imbaraga n'ubwenge zo kuba yakora ibintu byinshi cyane bitandukanye, no kugira ngo agere kuri kimwe kigezweho n'ikindi akigereho. Murebye Nsabi ushobora kubona ko ari ubucucu, ariko buriya nibwo bugabo, ni naho atagomba gutare imbaraga ziwe. Kote febure yiwe ya mbere yarayibonye, kuko umugore wa mbere yaraje aramucika kubera amafaranga, ariko Nsabi namara kwereka uno mugore yuko atagendeye ku mafaranga, azabona urukundo rwa nyarwo, ariyo mbuto yaguye mu butaka bwiza, maze ikera imbuto 100, iyindi 60, iyindi 30, izindi bityo zikagenda zera mu ubwo buryo. Nsabi rero azahura ni byiza cyane, even nubwo twari turi kuri Nyambo twaba tunyarutse no kugira ngo tube tugenda tubihuza gakeya. Tugiye kuri Nyambo, ijambo ry'Imana riri mu Migani ibice 2 riravuga ngo wari wahukanye n'uwamurongoye mu bukumi bwiye, akirengagiza isezerano ry'Imana ye, kuko inzu ye yerekeye urupfu, kandi n'inzira ze zigana ikuzimu. Ubamugenderera nta n'umwe ugaruka, kandi ntabwo basubira mu nzira y'ubugingo. Iri jambo ushobora kuba uryumvishe nabi, ariko ikintu bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo Nyambo wahukanye agata uwamurongoye ari bo mu bukumi bwiwe, uwo tuvuga ni Nsabi wamukuye mu bukobwa maze akamugira umugore. Nyuma yaho inzu yiwe igiye kuba ije mu rupfu cyane. Narabibabwiye yuko burya iyo umugore yahukanye abakoze ikintu gikomeye cyane, kubera ko aba yishyize urupfu ku mutwe wiwe, abagiye aruhetse arushyiriye uwo mugabo. Ni ukuvuga ngo nta muntu wese wabanye n'umugabo wiwe wa mbere akamuta akagenda gushaka uwundi, ushobora kuba ari ibyo ngibyo byo gushaka ubutunzi, ariko ntabwo ubutunzi nta mugisha burimo, niwo wabona amafaranga azagira igihe agende. Niyo mpamvu kera bafataga umuntu nimba bamusenze bakamupakirira utuntu, bakamwoherekeza, bakamujyana iwabo, maze bakavuga igitumye bahukana. Bibiri tubwiye yuko ngo abamugenderera bose nta n'umwe ugaruka. Yego, uko bivuze rwose nureba Jazira uzasanga ari umuntu wamaze gufatwa n'amafaranga n'irari ry'amafaranga, ntabasha kumva igitekerezo kizima ndetse n'ubwenge, ahubwo we ikiri ku rurimi rwiwe nuko Nyambo yagumana n'uyu nguyu kugira ngo akomeze ageringa amafaranga bamuhereza. Mwibuke yuko mu gihe Nyambo yari ari kuri diru ya miliyoni 70, Jazira nawe yari ari kuri miliyoni 2, kandi izo miliyoni 2 zari zihagije kuri Jazira, bitewe n'uko mu mafaranga nta kintu yari yavunikiye cyane, ko Nyambo ari we wari ugiye kwagorerwa, ari we uyavunikira yakubokera mugani wiwe. Ni ukuvuga ngo rero uyu Jazira aribwo nta nama nzima afite, inama niyo kumwereka yuko ibyo bintu yakagombye kuba ari byo kora, ahubwo ari by'Imana yamuremeye. Ariko reka mbabwire, ntabwo Imana yaremye ngo ibabaze abandi, ngo iguhereze ariko inyaze abandi, keretse wanze kurinda. Nyambo Imana ishobora kumwima umugabo mwiza umwubaha, ikamuhereza umugabo umushyeshyenga gutya, Kiramani akaba ari kumushyeshyenga, maze yamara kumugeza mu rugo ugasanga ahubwo ibintu biramukomereye cyane. Abantu nk'aba ngaba ntabwo kubizira, kubera yuko bashobora kuzasanga atangiye kujya akoreshwa imirimo y'uburetwa yarabifashe nk'urukundo. Uyu munsi wa mbere bakaba bari kumwereka ibi bintu kugira ngo yumve ko nta handi akagombye kuba abarizwa, ariko nyuma yaho agatangira gukoreshwa imirimo mibi ndetse yerekeye ku bintu bihabanye n'amategeko ya leta bitemewe. Mwibuke yuko uyu Kiramani mbere yuko aba Kiramani yari Kamirewo,
ese uribaza Kaminewo namara kongera kuzukira muri Kiramani mu gihe azabana n'umugore, uwo mugore azakuraho ibyishimo, ayo mafaranga azayabona ariko azafite na risike y'urupfu kubera yuko Kiramani urupfu rumugenda hafi kandi na gereza ikaba imugenda hasi. Sinzi nimba ibi bintu muri kubasha kubyumva mukabasha kubisobanukirwa ibyo ndiko kubabwira tubihuje na Bibiliya. Ni ukuvuga ngo Nsabi wehe yamaze gufata imyanzuro ikakaye cyane kubera yuko yamaze kubona ko byose ari kwiruka inyuma y'umuyaga. Umugore wa mbere wamucitse yavucitse kubera amafaranga, none undi aje yitwaje amafaranga. Niyo mpamvu ibintu bitari guhura. Nsabi yakagombye ari kwifuza yuko umugore we yakagombye kubahisha ayo mafaranga, kandi koko ni nabyo reka mbabwire ibintu bijya bituma change na kenshi usanga ingo nyinshi zakigiye ziri kugira amadivorce menshi cyane, ugasanga mu Rwanda bari kugira divorce nyinshi kurenza abashyingirwa. Ni ukubera yuko abantu basigaye batetana bitwaje amafaranga imbere, ugasanga niyo bashyize imbere kandi bakima umwanya wo kuba yatekereza icy'ingenzi n'ahazaza hiwe, ahubwo agatekereza mu mafaranga gusa, kumva ko amafaranga ariyo agomba kuzamwubakira urugo kandi akaba ariyo azamukorera byose. Niyo mpamvu rero ikote febre ya Nsabi yatangiye kujya yihunga cyane kugira ngo abashe gukora. Ese nabasha gukora agashinga ka business, umutekereza iki? Nuko Imana izamuhereza imigisha maze business yiwe ikaguka cyane, nawe agatunga amafaranga kandi nta muntu wamushore. Byari byiza ko izo miliyoni 50 bazimuhereza yakora restaurant nini kandi ikomeye cyane mu mujyi, ariko we ntago abishaka, ahubwo arashaka gukoresha imbaraga n'ubwenge bwiwe Imana yamuhaye, nk'uko twabisomye mu ijambo hejuru rivuga ngo amakenga azakubera umurinzi, kujijuka kuzagukiza. Ni ukuvuga ngo Nsabi ibingibi ari gukoramo byoho ni ukugira ngo yibonere amakenga. Ni ku murongo wa 11 mu migani mu bice bibiri. Ni ukuvuga ngo rero uyu mugabo Nsabi ibi byo byose ari gukora twamaze gusanga ari ibintu bitunganye birimo ubwenge kandi byo gutekereza kabiri, ari gutekereza kabiri. Ijambo ry'Imana riri mu migani ibice bibiri ku murongo wa 20 avuga ngo byose ubimenye neza kugira ngo ubone kugendera mu nzira z'abitonda no gukomeza imigenzereze y'abakiranutsi. Abakiranutsi bazatura mu isi kandi intungane zizahaguma, ariko inkozi z'ibibi zizacibwa mu isi kandi abariganya bazayirandurwamo. Rero nk'uko mubyiyumvishije rero byose ubimenye neza kugira ngo umenye kugendera mu nzira z'abantu bitonda no gukomeza imigenzereze y'abakiranutsi. Ni ukuvuga ngo rero ibintu bigereye bimaze kugera ku yindi ntera, kubera yuko Nsabi we ikintu ari gukora mu nzira ziwe ni ukwitonda kandi akitondera amategeko yose agenda ahabwa ndetse n'ibyo agenda abona muri ino si, bitewe n'uko amaze kwiga byinshi cyane muri ubu buzima. Kuba yatandukana na Nyambo byamubeye isomo rikomeye cyane ritumye afata imyanzuro ikakaye cyane no ku mukunzi wiwe, akanga no kuba yamwemera kumwinjiramo bitewe n'uko imbere yiwe hari ubwo basezeranye ubukubi bwabo. Ni ukuvuga ngo rero uyu mugabo Nsabi rero ibyo ari gukora byose biri mu bwenge buhanitse, nk'uko Bibiliya hano mu migani nubwo ntaribuka anino byahita neza bavuga ngo umunyamakenga yabonye ibibi bije arabyihunga, ariko igicucu iyo kibibonye cyo kiragenda kikabigwamo. Ni ukuvuga ngo irindi jambo rivuga ngo umutego uri mu nzira y'ikigoryi, ariko umukiranutsi we umutego ntago azigera awugwamo ufatirwamo. Ni ukuvuga ngo rero Nsabi aramutse agendeye mu marangamutima y'abantu b'iki gihe ngo amafaranga araje ngo agendere nkayo, wazasanga akoze ibindi bintu, akoze n'andi mahano azamubabaza ubuzima bwe bwose. Ikindi kubabarira ni ikintu cya mbere cyiza cyane kibaho, kubera yuko biri avuga ngo nimba ukuboko kumwe gutanze ukw'ibumoso ndi kubimenye icyo uhaye mugenzi wawe. Reka mbabwire ngo nta kiganiro tugisoreje, naho ubutaha ariko wibuke gukora subscribe no kudusigira igitekerezo cyawe uko wowe uri kumva iki kiganiro uko kiba kiri kugenda. SMS ndetse cyangwa comment zose mutera zose turazibona kandi turabashimira. Imana igikomeze bane namwe. Ngiye yari Gasege Muzeko Ngomani, naho mu bindi biganiro by'ubutaha.